Shalom, shalom, bahaye ikaze mu kiganiro The Heaven Wisdom, aho rero dukora deba ku magambo agiye atandukanye ariko amagambo y'Imana, aho tuba tugamije rero kugenda twungurana ibitekerezo bigiye bitandukanye tugendeye ku kuri kw'isi ndetse n'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Rero uyu munsi rero nkaba nabahitiyemo topic igendanye n'icyacumi, ko naje gusanga abantu benshi babyibaza ko base ubundi umukristo akwiye gutanga icyacumi cyangwa se ngombwa, ese bimeze bite, ese ijambo ry'Imana ryo rirabivugaho iki. Nge rero mu kiganiro tugiye kubana ko maze kubimenyera ndi Wisdom, muri studio rero tukaba turi kumwe n'abatumirwa nkuko kandi mumaze kugenda mubimenyera muri iki kiganiro. Simba ndi jyenyine, mba ndi kumwe n'abatumirwa. Reka rero ndaha ikaze mpereye ibumoso bwanjye. Karibu umukozi w'Imana. Yesu nashimwe. Amazina yanjye ni Jimmy. Yesu nashimwe. Amazina yanjye ni Mike. Imana ihe rero umugisha abakozi b'Imana tugiye kubana muri iki kiganiro. Nawe rero nkurarikira kutaba kure, ubane natwe kandi mwajya muduha ibitekerezo byanyu namwe muri rero nagiye impamvu yatumye nzana ino topic nuko nagiye nganira n'abantu bamwe kandi babasenga b'abakristo, ugasanga ntibabyumvaho kimwe ku bintu bijyanye no gutanga icyacumi no kutagitanga. Rero mpita mvuga nti byaba byiza tuyizanye hano, noneho rero tukayunguranaho ibitekerezo, rubanda nyamwinshi batwumva nabo bakagira icyo babivugaho. Rero niyo mpamvu nifuje ko abakozi b'Imana bafitemo inararibonye bagira icyo babitubwiraho. Ese nkamwe reka duhere nko kuri Jimmy, ese ibintu bijyanye no gutanga icyacumi ko abantu benshi usanga batabyumvaho kimwe, kandi b'abakristo atari no kuvuga ko ari abantu badakijijwe, ugasanga ku kintu cyo gutanga icyacumi ntabwo bacyumvaho neza, kavuga ko nta mpamvu yo gutanga icyacumi igihe yatanze ituro biba bihagije. Ese wowe ubyumva ute ku bintu bijyanye no gutanga icyacumi? Njyewe kurumva gutanga icyacumi mbona ko icyacumi kitugomorora imigisha. Utujije mu itangiriro usanga Aburahamu yaratanze icyacumi, kandi icyo gihe icyacumi cyari kitaraza mu mategeko y'Imana. Rero Bibiliya itwereka neza ko gutanga icyacumi ko bitanga umugisha. Ni ituro umuntu atura Imana kugira ngo nayo imugomorere umugisha. Rero iyo usomye Bibiliya cyane, kuko ariyo tugenderaho, yerekana neza ko gutanga icyacumi ari umugisha, kandi ko Imana ibitwereka ko gutanga icyacumi kimwe mu icumi mu byo twungutse tugomba kugitanga kugira ngo tubone imigisha. Iratubwira ngo muze mugitange kugira ngo nanjye mbaho umugisha. Dufatiye kuri Yakobo, amaze kugenda ngabona ahantu ahashinga ibuye. Amaze gushinga ibuye arabata ahantu ubwo nzahubaka inzu y'Imana, ariko Imana nihira uru rugendo rwanjye nzajya ntanga kimwe mu icumi cy'ibyo nzaba nabonye. Rero icyacumi ni cyiza, gituma umuntu abona umugisha ku Mana. Ese ubundi wamugane tukiraho, ubundi icyacumi umuntu yagitandukanya gute n'ituro risanzwe? Icyacumi ni ubara rimwe mu icumi y'amafaranga wabonye. Banza ubidusobanurire neza mbere yuko dukomeza. Icyacumi ubara nk'umuntu aguhaye 1,000 cy'ubuntu ariko atakugurisha. Ayawe aba ari 900, 100 rikaba ari icyacumi cy'Imana. Kimwe mu icumi mu byo wungutse cyangwa kimwe mu icumi by'umuntu aguhaye. Yaba ari inka ufite, inka zikabyara zikagwiza inka 10, muri za nyana zazo 10 ugomba gukuramo imwe ikaba ari icyacumi. Apana muri za nyina, ahubwo za nyana nizo 10 ukuramo inyana imwe ikaba ibaye icyacumi, izindi 9 zikaba izawe. Ni ukuvuga ngo ni kimwe mu icumi cy'ibyo wungutse. None se ubwo wowe tubwiye ko ubyumva, sinzi niba n'umukozi w'Imana Mike ariko abyumva. Ni ukuvuga ngo wowe wemeje ko tugomba kujya dutanga icyacumi? Njye nemeje ko icyacumi tugomba kugitanga kuri buri mukristo wese. Kuri mu mukristo wese. Ubwo uramutse utagitanze bigenda bite? Uramutse utagitanze uba uyishyizeho umuvumo. None se umukozi w'Imana Mike we abivugaho iki? Yesu ashimwe cyane. Ahantu rwose ndagira ngo abakristo bahumve cyane, n'abakozi b'Imana bahumve. Ni propaganda y'amadini, ni propaganda y'amatorero. Ntabwo rwose icyacumi abivuze neza umukozi w'Imana Jimmy ngo ni ukugira ngo Imana iguhe umugisha, utange icyacumi Imana iguhe umugisha. Ntabwo umugisha tuwugura n'Imana. Aha hantu hasobanukirwe, twe turi abana b'Imana kandi twaherewe umugisha muri Yesu Kristo. Rero iyo uvuze ngo ugiye gutanga icyacumi ngo Imana iguhe umugisha, ni nko kugura. Mbese avuze ko udatanze icyacumi utabona umugisha. Urumva iyo mbaga ashyizemo? Ako kantu ntabwo nkemera, kuko ntabwo twe tugura n'Imana, ahubwo Imana aduha umugisha
yatubwira ngo tubyare twororoke. uwo ni umugisha tuvana kuri Aburahamu. nyuma haza kuza Yesu Kristo akuraho amategeko yose bwa Mose, ari ibitambo byavagaho niyo bya 10 n'amaturo bivaho, ari wava umwenda wa hera wacitsemo kabiri kugira twese tubashe kwigererayo. ntabwo mu by'ukuri numva ko uha amafaranga Imana ngo igiceri cy'icumi cyangwa 100,000 Imana ibashe guhumugisha. Imana iturusha ubutunzi, Imana iturusha amafaranga, Imana iturusha umugisha, ahubwo twe turabasaba dusaba umugisha. Rero gutanga icya 10 ntabwo byo bigomorera umugisha, ahubwo ikigomorera umugisha ni imitima yacu kwemera Yesu Kristo. Numvikanaho na mwene data Mike rero nuko avanga icya 10 ntago ari cyo kidufungura umugisha. Bibiliya iri kubitwereka kandi n'Imana ikabidusaba. Nawe uri umuntu ukaza ukamereza amafaranga ukavuga ati ariko aya mafaranga nguhaye ugomba kuzakura. Reka dufate wenda nk'urugero rw'abantu bagabiranaga kera. Umuntu yarakugabiraga ariko wowe ukazajya kumukurira ubwatsi. Rero Imana iduha umugisha, none ikatwereka none kuri uwo mugisha mbahaye mutangeho 10 mu 10. ahubwo tugomba kuvuga se icyo cya 10 gikora uwuhe murimo mu murimo w'Imana. Inyungu zo gutanga icya 10 rero harimo no kwagura ubwami bw'Imana, gufasha abakozi b'Imana bari mu nzu y'Imana, no kugira ngo twamamaze ubutumwa bwiza mu mahanga yose. Ayo maturo y'icya 10 dufashe rero aragenda agatanga, agakora umurimo mu nzu y'Imana, ndetse agafasha n'abakozi b'Imana bahora babubwiriza ubutumwa bw'Imana. None se mukozi w'Imana, mu mategeko y'Imana Imana yaduhaye tugomba gukurikiza, tugomba kugenderaho kari 10. Hari itegeko ririmo rivuga ngo mujye mutanga icya 10. Ririmo itegeko ry'icya 10. Amategeko 10 y'Imana, ahantu nta tegeko ririmo ngo mujye mutanga icya 10 mukozi w'Imana. Iki cya 10 cyatangiye mu gihe munsi mu gihe Aburahamu yaravuye gutabara Roke. Ngibyo yanyaze n'ibyo yatabaye byose, ngaraza abona umwami Melikisedeki, ngaramubwira ati kugira ngo ngureze ibi byose reka manze nkuriho 1 mu 10. Nono icyo gihe byari bitaza mu mategeko y'Imana, ariko ugera muri aya mategeko y'Imana 10 usanga icya 10 kirimo. Erega mwebwe mu bwoko bw'Imana agira ngo ahantu tumvikana. Wifata isezerano rya kera ngo ugitanye n'isezerano rishya. Isezerano rya kera pe ibyo bya 10 amategeko ibitambo byari byemewe, byaratangwaga, niyo utabikata Imana kuri ufatagaho umuvumo ikaba yanakurimbura. Ariko mwumva ikintu Yesu Kristo yatugiriye ko yatubohoye akatubatura ibyo bya 10 ibyo bitambo, nicyo Yesu Kristo yaje gukora. Reka rwose utagira ngo ni n'amagambo nizimbyemo cyangwa ndavuga ibyo ntabonye. Reka dusome umurongo w'Imana dusanga mu Bagalatiya mu gice cya 2 umurongo wa 16 ngo nyamara tumenye yuko umuntu adatsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko, ahubwo atsindishirizwa no kwizera Yesu Kristo. Haleluya. Nukuvuga ngo iyo wize Yesu Kristo nugutsindishiriza iyo mirimo y'amaboko no gutsinda ibyo bitambo ibyo bya 10 muri kuvuga, nibyo Yesu Kristo yaje gukura, nibyo Yesu Kristo yaje gukuraho. Iyo ni amategeko ya Mose n'Imana yabwiye Aburahamu. Ibyo rero twebwe turi mu isezerano rishya ntabwo bitureba cyane. Icyo bitureba ikitureba ikirisa ni ukwizera Yesu Kristo. Tudashingiye ku isezerano rishya, Aburahamu uwo tuvuga niwe sokuruza wa bose, niwe cyitegereza cyacu, kuko Bibiliya itwereka yuko twebwe twari abanyamahanga. Ariko kuri Aburahamu kuko Imana niwe yarayisezerano ngo kuri wowe niho urubyaro rwawe rwose ruzaturuka, turi abana ba Aburahamu. Rero wibuke Yohana yerekana ko tudakwiriye gukizwa, yaravuze ngo mwese mukomoka ku gisekuruza cya Aburahamu. Rero twese turi urubyaro rwa Aburahamu. Nta sezerano rishya ntabwo riza rivuguruza isezerano rya kera. Rero icya 10 tukwiriye kugitanga, kuko Bibiliya yatwereka ngo ibyo dutunze n'iby'Imana, natwe ubwacu turi ab'Imana. Rero ibyo dutunze n'umara Imana, nicyo cya 10 kiri mu byo dutunze, tugomba kugiha Imana. Rero amen. Ubivuze neza rwose, nuko batagitanga inka zari zashizeho. Ariko mukozi w'imahanga rero wisubiyemo, koko uravuze ngo turi abana b'Imana, n'ibyo dutuze byose n'iby'Imana. None se ni gute Jimmy, nimba koko n'ibyo ntunze n'iby'Imana ubwayo n'ubwayo, ni gute se nakongera nkaguha ibyawe? Ubu tuvuge uyu mupira n'uwabura wambaye, iyo t-shirt ni nziza urayambaye, none nakongera nkayiguha kandi ari yawe? Nimba turi ab'Imana, nimba turi dufite n'umutuzo dufite n'iby'Imana, ntabwo ari wambwira ngo twongere tubihe Imana
ahubwo waba ugiye kwihiye Imana se yakigirwa Imana Satani waba ugiye kwihiye Imana nimba iyo dufite nako bacu turabimana waba ugiye kubihiye Imana wemera neza ariko ko ituro ribaho ituro ribaho ni umutima ubonetse n'umutima umenekeye Imana icyo Imana ishaka Imana icyo ishaka ni uko tubabere ijambo ry'Imana avuga ngo ni ukwizera umwami Yesu Kristo wabivuze neza ngo twizeye Aburahamu ariko uduhesha kuba abana ba Aburahamu uduhesha kwitwa kwa Aburahamu basokuru wacu ni Yesu Kristo rero iyo umwizeye uba wizeye n'ibyo Aburahamu yakoze ari cyo gitambo cyiza kuki utemera gutanga ibyo sogokuruza wacu yatanze Yesu Kristo waduhuje nawe niwe watanze ibyo bitambo ariko ndagira ngo ubaze usobanukirwe ikintu Yesu Kristo yaje gukora kuri iyi si ikintu yaje gukora kuri iyi si ntabwo yaje kubambwa gusa ngo tubabe yaje gukuraho n'izo kirazira yaje gukuraho amategeko yaje usome Yesu yaje yavuze ko ataje gukura itegeko n'inyuguti na rimwe ahubwo yaraje arayasimangira ahubwo nanjye twongeraho n'irindi tegeko wenda ntituri muri iyo topic yo kuvuga ngo tuvuge ku rukundo yashyizeho ngo mbahaye irindi tegeko rimukundane ariko Yesu nawe yavuze ko ataje gukuraho n'itegeko na rimwe ndabyemera rwose nta na rimwe yakuyeho pe aho ndahemera 100%. ariko nagira nanjye twumvikane iki kintu mu myaka ishize 2000 witwaga Jimmy amazina yawe yose nuko wari umeze nuko wangana ahubwo ubu turi muri 22 ya zina riracyari wowe wa mutima ni wowe n'ibitekerezo ni wowe ahubwo mu bitekerezo byari ibintu byiyunguyemo haza ubundi bwenge kuko wamaze gukura isura isa nk'ihindukamo ariko mu bana papa we yabyaye ni muri w'imfura wakomeje kuba imfura icyo kivuze iki bivuze ko isezerano rya kera Yesu Kristo nubwo yaje ntago yari kuyeho ahubwo yaje kujya updatinga yaje gushyiraho kuri finyura araryoshya niho yavuze ati nta n'inyuguti nimwe nkuyeho ahubwo yararyoheje ese nabyo inyuguti atakwiyeho rero n'icyo cya 10 cyavuye no donc mu kuryoshya uko kuryoshya n'icyo cya 10 cyavuye kubera amaraso ye icya 10 ntabwo cyavuye sinzi undi muri kushyikira neza urabona kubwira mugaze icyo cya 10 ntabwo cyavuye yewe kandi umukozi urabona kera wajya gutuma umuntu ati ujyaje Buganda ukandika urupapuro ukamuiretera ukagama agapapuro akagafunga neza ajyana muri envelope akagushyira umuntu uri Buganda siko byagendaga kera ubu rero kubera tekinoloji yaje uhita umuhamagara direct mukavugana utanditse ngo bifate icyumweru kamugereho ibyo ni Yesu Kristo yakoze mu isezerano ryacye n'isezerano rishyaho bihurira nuko Yesu Kristo yaje ya mategeko bwe yahise yoroshya cyane icyo cya 10 tugitanga kubera iki kubera ko ibyo dutunze natwe ubwacu ari iby'Imana yes icyo cya 10 tugitanga kugira ngo twiture neza Imana igihe yadukoreye kuko twebwe ubwacu turabi Imana nibyo dutunze n'Imana ibiduha none dufata muri duki by'Imana yaduha tugakuramo kimwe mu 10 tukajya kuyiha Imana erega ibyo nibyo ryambere nakubwiye uyitishatwe kandi nziza wakongera ukayikuramo ukongera ukayihana none kandi ari yawe ishati itandukanye ni kimwe oya ubivuze ishati 10 nakuramo imwe ubivuze neza ngo turabi Imana ibyo dutunze turabi Imana ubu wajya mu rugo rwawe iwawe ugahosohora firigo irimo ukajya kuyiha iwawe nanone ibyo birashoboka njyewe ndi umwana w'Imana ibyo ntuzi byose ni iby'Imana by'ubwanye ndurwaye ntabwo rero nafata ibintu ngo njye kubibukana n'uyibuze igihe umaze mu kwizera nta muntu wumvishe watanze icya 10 ibya 10 nanjye narabitanze ariko icya 10 okay reka ngira icyo mvuga gira icyo mvuga ariko si kukunganira icyo navuga ku cya 10 dushobora kuvuga tuti bakozi Imana bakeneye ibi bageze gutya reka ngire gutya mbashe kuba bashyigikira kubaka umurimo w'Imana ariko bitabaye itegeko kuko iki kintu agira ngo kituvemo ikintu cya rutine turi kuvuga ku cya 10 bitandukanye n'ituro ryo kuvuga tuvuga ituro ry'ishimwe cyangwa ituro ryo gufasha cyangwa icya 10 nta ituro icya 10 cyakabaye itegeko kuko Yesu Kristo navuze ngo amategeko yose yakuyeho niyo usomye hano rino jambo kubwira ko uwumwizera wese umwizeye akizwa nawe ibyo nungutse ngewe ubwanjye kandi imbaraga zanjye mfite nzihabwa n'Imana ngomba gufata mu byo nungutse ngakuramo kimwe mu 10 ubu ni inyungu nyinshi ziri kuri njye ariko kuko Imana yandinze nkabasha kubikorera ibyo bintu ndafataho kimwe mu 10 nyende nyibwira ati Imana nzanye kimwe mu 10 mu byo nungutse kuko wangiriye neza nkunguka ariko ubu tutagiye kure tubiganira mu buzima busanzwe tuvuge dufite umuyobozi perezida w'igihugu ubu wajya kwa perezida ukavuga ngo nkuguriye umuneke kuko uyobora neza igihugu ubu wamushyira igiceri cy'10 ngo ugira neza ngo wayoboye neza habaho imisoro ariko oya imisoro itandukanye oya doke imisoro tuyigereranye
hari ikintu imisoro kivuze neza, buriya imisoro ni yubaka igihugu, ariko ntago ari yubaka muri president, ntago ari yubaka urugo rwa president afite urugo rwe personal. Ariko natwe twavuze ko icyacumi gifasha umurimo w'Imana kugira rero uyu uvuze umurimo w'Imana ukavuga ngo icyacumi cy'Imana, aho mujye muhatandukanya ubuvuze ubwami bw'Imana n'Imana. Rero Imana ubwayo irishoboye irihagije mu bwami bwayo, ahubwo kere kumbwiye uti cyacumi arega abapagani n'abantu b'Imana by the way, bano bantu ubu twita ngo n'abapagani n'abantu b'Imana. Yes, n'abantu b'Imana. Ubwo rero aho ushaka kuganisha kere gukuru kuvuga ngo icyo cyacumi tujye tugiha abapagani, kuko numva rero kuganira, ariko ntabwo wambwira ngo uzajya gufasha Imana kubaka umurimo wayo. Natwe ubwacu turabafashwa na data. Ese mukozi w'Imana Jimmy kugira ngo natwe nyine kuko twavuze ko jewe ubwanje ndi uw'Imana, Imana izakoresha njyewe rero. Reka ngamwereza akabazo kamwe. Ubu koko kw'Imana twemerejwe ko ari umubyeyi wacu, ukabura umwana w'Imana, ubwo papa wawe yakubwira ngo mwubakire inzu utamurusha ubushobozi? Ariko papa wawe yakubwira ngo umwana wanjye narakuriye minerivare, urakuze ndagushyingira ngira ibiki, dore ama etage yanjye ngari yakweretse ama etage akoreza ngo none ngo nyubakire igikoni, yabikora? Aho bitandukanye ariko ni cyacu. Papa ni umukire, niyo Mana dusenga. Ariko ni udusaba icyacumi. Tudashingiye ku isezerano rishya, Aburahamu uwo tuvuga. Mukozi w'Imana rero, njyewe hari ijambo rimwe riri muri Zaburi 51:19 ngira ngo tuganireho, turiganire rwose nk'abakozi b'Imana. Yanditse ngo ibitambo Imana ishima ni umutima umenetse. Ntago ari amafaranga my friend, ntago ari amafaranga, ntago ari ibyacumi, ntago ari amaturo. Igitambo Imana ishaka ni umutima iri jambo ntago ari ngiye wajyanditse Zaburi 51:19 ngo ibitambo Imana ishima ni umutima umenetse, umutima umenetse ushenjaguwe, umutima ushaka Imana, umutima wemera Yesu Kristo, umutima ufite kwizera. Urusengero rwa nyarwo n'uwo mubiri wawe wambaye ni umubiri nambaye, nirwo Imana ishaka kugira ngo umutima umenetse utuye muri urusengero ruzima. Ahubwo kubera politike, propaganda y'amadini bashyiraho ngo icyacumi n'amaturo, ntabwo wakubakira papa Imana. N'umukire papa afite byose. Itangirire ibice 28:22 habivuga neza. Twizera ko Yakobo yarahunze ariko agera ahantu arahasinzirira, yisegura ibuye pe, yabonaga ko ibintu bimukomereye, ariko kuko yari azi inyungu zo mu cyacumi aravuga ati aha hantu rero ubwo mabonye Imana, nkaba mbona abamarayika bamwe bazamuka abandi bamanuka, aha hantu mashinze ibuye nzahubaka inzu y'Imana. Arongera aravuga ati ariko nzagira n'umugisha mu byo ngiye gukora, mu rupagaso ngiyebo, Imana ninamuka igire neza ntanga kimwe mu 10. Bigaragaza yuko rero twebwe nk'abantu bizera Imana hari inyungu mu gutanga icyacumi. Mukozi mahantu uhumve neza, uyu muntu kuko yageze yerekwa arahabona ahari ahajyamye, umutima uranezerwa, ura mutima umenetse twavuze, arahishimira avuga ati ngiye kubakira Imana aha. Ntabwo ibyo bintu mbihakanye nawe papa twavuze ari umukire atabigusabye ukavuga uti papa afite ama etage, afite Dubai yose, mbo uyu murwa agiye kubaka indi etage bucece. Ariko papa wawe ari we Mana yacu. Ushobora kuvuga uti ngewe ku mafaranga yanjye mfite miliyari, tuvuge ngiye mfate mu miliyoni 500 muba ku rusengero nduha Imana tout simplement. Unaye vuga uti Imana arakantu batse gato unakita kantu bahoruzireho ko. Ariko icyo ntago ari icyacumi. Niyo mpamvu nagira mbigusora neza, abantu mutandukanye cyacumi n'umutima ukunze, mutandukanye cyacumi n'umutima umerekeye Imana. Urumva uyu muntu ikintu yakoze ntago ari cyacumi yatanga, ahubwo yarayishimye aranezerwa aravuga ati Imana ko unkoreye ibintu byiza mbonye yerekwa, reka hano nanjye mubaka inzu yawe. Yaravuze ati ariko aravuze ngo nzajya na kimwe mu 10. Yayize umuhigo wo kubaka inzu, arongera avuga ko nzajya nanga na kimwe mu 10. Umva hano arega nuko mutari gusubiza. Ariko uyu Yakobo Aburahamu ni sekuru, ni igisekuruza. Iwe yabonye ibyo sekuru yakoze aravuga ati ariko sogokuru wanjye yatangaga icyacumi, ko byamuheshaga umugisha, njye nakora ikiranye, reka nanjye nzajya ntanga kimwe mu 10, kuko yari yabibonye ko Aburahamu nawe yatanze icyacumi kandi yari sekuru. Iyo ni isezerano rya kera byo nakubwira ukongera kwizingamo. Iyo ni isezerano rya kera. Ariko wasomye muri Zaburi mu isezerano rya kera. Ariko ngiye garagaza ko umutima deba yakomeje kuba deba bituma tuvuga ku cyacumi, ku gutanga icyacumi no kutaba umuntu yagitanga. Abakozi Imana barimo babivugaho
uburyo bagenda babyumva. Ariko reka turebere hamwe icyo ijambo ry'Imana ribivugaho, kugira ngo kuko aricyo twishingikirizaho nk'abakristo turi mu isi. Reka turebe muri Malaki 3 umurongo waho wa 8, turataruka duhite tujya ku wa 10. Malaki 3 umurongo wa 8 aravuga ngo mbese umuntu yakwima Imana ibyayo? Ariko mwebwe mwarabinyimye, nyamara murambaza muti twakwimye iki? Mwanyimye imigabane ya 1/10 n'amaturo. Imana idufashe cyane. Urumva rero mu by'ukuri nk'ibyo mwene data yabivugagaho, Mike yavugaga ko umuntu nta mpamvu yo gutanga icya 10 ngo icyambere ari umutima umenetse. Imana nayo iratubaza ngo mbese mwanyima ibyanjye? Umuntu yabasha kwima Imana ibyayo? Ni ukuvuga ngo rero bya ndi yavuga ngo iyo ukunda Imana ufite umutima umenetse, ni ukuvuga ngo ufite wa mutima umenetse n'undi ukunda Imana ntuyima, ntacyo ushobora kuyima. Ahubwo ugera naho ubona ukabona cya 1/10 watangaga ari gike, ukajya wifatira. Hari umuntu umwe wigeze kuduhurira atubwira ati hari umugabo wajyaga atanga icya 10 bigeze ahabonye umugisha Imana imuhaho. Ni umuntu wabayeho muri isi yacu turiho, si igitekerezo. Noneho ngo ageze aho ngo abona ko aha Imana bike, waranje avuga ngo wazajya ngo ayiha ngo 9/10 asigarane 1/10 bitewe n'uburyo yabonaga umugisha ari gukura mu gutanga 1/10. Rero mu by'ukuri urumva Imana nayo yatubwira ngo mwanyimye 1/10. Ni ukuri tugomba gutanga 1/10, nk'umukristo wese agomba gutanga 1/10 ngo kuko nibyo bigomororera imigisha. Iyo ukomeje kuri uyu murongo tugasoma ku murongo waho wa 10 hano muri Malaki haravuga ngo umurongo waho wa 10 ngo nimuzane imigabane ya 1/10 ishyitse mubishyire mu bubiko, n'inzu yanjye ibemo ibyo kurya. Ngaho nimubingeragereshe, niko Uwiteka Nyiringabo avuga, murebe uko ntazabagomororera imigomero yo mu ijuru, nkabasukaho umugisha mukaboraho muwukwiza. Imana ishimwe cyane. Umva ko rero ijambo ry'Imana riradusubije ngo gutanga 1/10 ubusa nk'ugerageza Imana, ngo kugira ngo mu bubiko bwayo hataboramo icyo kurya. Kandi nk'uko umukozi w'Imana Jimmy yakomeje kugenda bivuga, umurimo umumaro w'icyacumi ushyigikira umurimo w'Imana mu nzu y'Imana. Hahandi ugenda ukabona wicaye ahantu heza, icyacumi kiba cyabikoze. Rero urumva ngo tuyikore ku buryo mu nzu y'Imana hataburamo ibyo kurya, hatabamo ubusa, ngo nayo noneho ngo tuyigerageze ngo turebe ko itatugomororera umugisha tukabura aho tuwukwiza. Rero ijambo ry'Imana rishyigikiye ko umukristo wese akwiye gutanga icya 10. Reka twumve rero icyo umukozi w'Imana asoza atubwira Jimmy nk'uko batangiye. Murakoze. Icya 10 ni iby'agaciro kugitanga. Nubwo umukozi w'Imana Mike yakomeje kuvuga ngo mu isezerano rishya ntaryo, mwibuke ko hari igihe Yesu avuka ngo abanyabwenge bajyanye ituro ry'ibintu bihenze. Muri iryo turo rero hari harimo n'icya 10. Rero amaturo yose dutanga abagaragaza ko dushimiye Imana ko ari ibyo yadukoreye. Twarungutse, twaracuje turunguka, twarahinze tureza, tworoye inka zirabyara, ibintu byinshi bitandukanye twarungutse. Rero gutanga icya 10 ni umugisha. Nk'uko mwene data bidusomeye, tugomba kujya dutanga icya 10 kugira ngo Imana itugomorere imigisha, kuko ibyo twayimye Imana ni ibyayo n'ubusanzwe. Ngo twibikire ubutunzi bwacu dufite aho inyenzi n'ingese zitaba, n'ahandi rero no mu ijuru. Hano ku isi ushobora gufunga banke zikaguhombya, ushobora kuyabika mu nzu abajura bagacukura bakayajyana, ariko kubika ubutunzi bwawe neza ni ukubitsa ku Mana. Murakoze. Ndumva ngiye nabashishikariza gutanga icya 10. Yesu ashimwe ko Imana ihimbazwe cyane. Mu by'ukuri gutanga icya 10 koko ijambo ry'Imana rivuga bitanga umugisha, kandi koko gushimira umubyeyi ni byiza. Imana ni umubyeyi wacu kandi turabana b'Imana. N'umubyeyi wawe nubwo yaba ari umutunzi kaje nawe ukavuga uti papa wakoze, papa hari akantu nakoze, akakareba arakanezerwa. Imana kuko ntabwo ari ikiguzi kugura umugisha n'Imana, ahubwo no gushimira Imana. Imana ibaho umugisha. None tubakangurira gusenga, musenge cyane, musenge turi mu isi ya nyuma. Imana ibaho umugisha.
Imana ihe umugisha rero abakozi b'Imana twabanye. Ntago wavuga ngo mu isezerano ngo rishya ngo Yesu ngo yaje ngo aje gukuraho ngo amategeko, yaje aje kuyashimangira ngo cyane ko nta na rimwe yakuyeho. Kandi koko niba Aburahamu ari sekuruza ari data navuga sekuru mu bizera, tugomba gukora gutera ikirenge muke, kuko Yesu ntigeze azavuga ngo isezerano rya kera rirashize ngo dutangire ishyashya, ahubwo wamungane yaje aje kubikomeza, yaje aje kubidusobanurira ngo turusheho kubyumva. Imana rero ibaha umugisha mwebwe mwese twabanye muri iki kiganiro. The Heaven Wisdom ni akagaruka. Imana ibahe